ubu muri ibintu bibiri ngiye kukubwira kugira ngo ubitangiriremo umwaka kandi uzabisorezamo umwaka, si no kubisorezamo umwaka gusa, ahubwo mu buzima bwawe ibi bintu bibiri ngiye kukubwira nubyumva kandi ukabyumvira, uzabana n'abantu neza muri iyi si. Kandi abantu babajije Yesu baramubaza ngo itegeko riruta ayandi ni irihe? Ndagira ngo nkubwire ngo iri tegeko Yesu arababwira ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, ngo kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Amahoro kuri mwese inshuti zacu, ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mugire amahoro kandi umwaka mushya muhire wa 2025. Imana ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro, kuko Imana yaraturinze muri uyu mwaka utambutse, yatugiriye neza. Hari byinshi twanyuzemo, Imana iraturwanirira. Dushimye Imana rero kuko yabanye natwe, ikabana namwe, ikabarinda, kuko tuzi neza ko hari bamwe barangije urugendo, hari benshi batangiye uyu mwaka wa 2024 bagira imigambi myinshi, bapanga byinshi, bagambirira byinshi, ariko umwaka bawushoje barageze ahacecekerwa cyangwa byararangiye. Ariko twe turashima Imana ko Imana yabanye natwe ikaturinda, tukaba turiho tugihumeka umwuka w'abazima. Imana yarwanye urugamba rukomeye iranesha, yarwanye urugamba rukomeye iratsinda, yatugiriye neza. Si uko wenda twakoraga ibyiza kurusha abandi, si uko twakiranukaga, si uko twagendaga neza, si uko, ariko Imana yatugiriye neza. Icyubahiro ni icyayo, turayishimiye. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Nawe ndumva neza, wowe unkurikiye cyangwa wowe unyumva, ntabwo wabura kuyishima, kuko hari ibyo Imana yagukoreye, hari ibyo Imana yagutambukije wabonaga ko birangiye, hari aho wabonaga ko bigucikanye, hari aho wabonaga yuko bikurangiriyeho, ariko Imana yarahabaye. Icyubahiro ni icyayo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro kandi izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Izina ry'Imana rero rishyirwe hejuru kuko Imana yabanye natwe ikaturinda. Ndashima Imana rero ko Imana yatugiriye neza ikaturinda muri uyu mwaka utambutse. Nubwo harabura amasaha make atarenga cyangwa atarenga 5 cyangwa 6 ngo umwaka urangire, ariko ni ukuri Imana yagize neza, yabanye natwe muri uyu mwaka utambutse, yarwanye intambara zikomeye. Hari ibyari kuduhitana, kuko hari abagiye tubareba, hari abo inshuti zacu zagiye, hari abantu benshi bagiye bagenda tubareba bakagera ahacecekerwa cyangwa bakava mu mubiri. Ariko twebwe kuba Imana ikiturinze ni ubuntu bugeretse ku bundi, ni amahirwe ageretse ku yandi Imana yongeye kuduha. Nuko rero ari njye ndashima Imana, ariko nawe mu ruhande rwawe washima Imana. Birashoboka ko hari ibyo wanyuzemo byari bigukomereye, ariko kuba ugihumeka, Imana ihabwa icyubahiro. Izina ry'Imana rero nirihabwa icyubahiro. Muri aka kanya ndaje kugira ngo tuganire, cyangwa tuganire ku bintu bitarenga bibiri, kuko ndashaka ko tuganira ku bintu bitari byinshi kandi bitari na bike cyane, kugira ngo turebe muri uyu mwaka tugiye gutangira intego twihaye, cyangwa ingamba dufashe mu buryo bwo mu mwuka, ufate ingamba mu buryo bwo mu mubiri, ndetse dufate n'ingamba mu buryo bwo mu mwuka. Ahanini rero ndibanda, kuko abadukurikira kuri uru rubuga Agira Neza Yesu TV, akenshi twibanda cyane
tujya inama cyangwa tukaganira ijambo ry'Imana cyangwa tukavugana ibyatuma mu buryo bwo mu mwuka cyangwa ibyatuma ubugingo bwacu buba buzima, ibyatuma mbese dutera imbere mu buryo bw'umwuka. Ni byiza ko n'iby'uburyo bwo mu mubiri biba bikwiriye, kuko ubugingo buzima bukorera umubiri muzima, ariko birakwiye ko akenshi dukunda kwibanda ku byerekeranye no mu buryo bwo mu mwuka, ku byerekeranye n'ijambo ry'Imana, ku byerekeranye n'impuguro, ku byerekeranye mbese n'inama twajya, kugira ngo uru rugendo twatangiye cyangwa iyi nzira turimo, kugira ngo turebe ko twazayisohoza amahoro, kuko hari benshi twayitangiranye, abo ngabo baraguye cyangwa bavuye mu byizerwa, abo ngabo abenshi ni abasinzi, abandi barakora ibiteye isoni, barakora ibyaha ku mugaragaro, ariko twebweho kuba tugihagaze mu buntu bwayo, tukivuga ijambo ry'Imana cyangwa tubasha guhugurana ku ijambo ry'Imana, naryo ni ishimwe rikomeye bene data, kuko hari umuririmbyi waririmbye ngo hari benshi bagiye ureba mbese wowe ugasigara, hari benshi baguye, hari benshi ndetse bavuye mu mubiri. Ibyo byose ni ishimwe tuba dushimira Imana. Ibyo rero byari kugira ngo tuganire. Noneho muri aka kanya rero nzanye, nta nubwo ndirwa rwose nsoma Bibiliya, ariko ndaje kugira ngo tuganire ku bintu bibiri mu buryo bwo mu mwuka. Ibintu bibiri ubifatiremo ingamba muri uyu mwaka tugiye kwinjira. Ibyo bintu nutangira umwaka ubifitiye ingamba, ni ukuri umwaka uzarangira neza, kandi uzawurangiza neza, kandi uzawurangiza wishimirwa n'Imana kandi wishimirwa n'abantu. Imana ihabwe icyubahiro. Ariko mbere ya byose turabanza dusenga Imana, kugira ngo Imana ituyobore kandi Imana idushoboze mu byo tugiye kuvuga, mu byo tugiye kuganira, cyangwa mu mpuguro tugiye guhugurana cyangwa kugiranaho inama, kugira ngo Imana idushyigikire. Reka tubanze dusenge Imana. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ko wabanye natwe umwaka utambutse, watugiriye neza, warwanye urugamba rukomeye uranesha. Ni ukuri hari abantu bapanze, bagapanga imipango yabo, bagapanga ibyo bazakora muri 2025, ariko ntibyabakundiye. Abo ngabo baragiye, nibo abangabo bose tureba hano, bari mu bituro, abangabo bari hano, abo barapfuye, twe turasigara. Harimo abakuru bafite imyaka myinshi, harimo abana bato, harimo abasore, harimo inkumi, harimo benshi. Abo bose baragiye, twe turasigara. Nyamara twebwe hari icyo wadusigarije, ni ubuntu bugeretse ku bundi. Si uko dukiranuka cyane kurusha abo bagiye, ahubwo ni ubuntu wadusigarije. Twemerera Imana icyo dushakaho, kugira ngo nta kindi dushakaho, ni ukugira ngo dukore ibyiza kandi dukore ibishimwa, kugira ngo tubashe gukura ibishimwa mu bigawa, kugira ngo tubashe guhinduka akanwa kawe. Nk'uko ijambo ryawe ritubwira ngo nituvana ibishimwa mu bigawa tuzahinduka akanwa kawe. Twemerewe bidushoboze, kugira ngo tubashe kuvana ibishimwa mu bigawa, kugira ngo duhinduke akanwa kawe. Urakoze Mana nyir'ibihe, icyubahiro ni icyawe, kandi ukomeze udushyigikire mu byo tugiye kuganira n'ibyo tugiye kuvugana, mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Nuko rero amashimwe n'icyubahiro ni iby'Uwiteka, kuko Imana yabanye natwe ikaturinda muri uyu mwaka utambutse, ikaba itwinjiye mu wundi mwaka. Dushima izina ryayo, dushima tumeze neza. Ni ukuri Imana ihimbazwe. Ndaje rero kugira ngo nkubwire ibintu bibiri by'ingenzi ushobora kubakiraho, cyangwa nubyubakiraho cyangwa ukabigenderaho muri uyu mwaka dutangiye. Imana izabana nawe kandi izagushyigikira.
izakorana nawe, izagendana nawe, ni ukuri izagukorera ibitangaza. Ibyo bintu bibiri ngiye kukubwira, nubikora kandi ukabyubahiriza, uzishimirwa n'Imana kandi wishimirwe n'abantu. Hari ijambo rirambwira ngo dukundishe. Tugiye kuganira kuri iri jambo, cyangwa tugiye kuganira kuri iri jambo rivuga ngo ubu muri ibintu bibiri ngiye kukubwira kugira ngo ubitangiriremo umwaka, kandi uzabisorezamo umwaka, si no kubisorezamo umwaka gusa, ahubwo mu buzima bwawe. Ibi bintu bibiri ngiye kukubwira nubyumva kandi ukabyumvira, uzabana n'abantu neza muri iyi si, kandi uzashimwa n'Imana, ushimwa n'abantu. Ibi bintu bibiri ngiye kukubwira, nimba uteze amatwi ubyumve neza kandi usaba Imana ibigushoboze. Icya mbere, ijambo ry'Imana rirambwira ngo dukundishe Uwiteka umutima wacu n'ubwenge bwacu bwose. Icya kabiri kikavuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ni ijambo rimwe rikubiye mu magambo, ni ijambo rimwe cyangwa rivugika kimwe, cyangwa rikubiye mu magambo abiri. Gukundisha Uwiteka umutima wawe n'ubwenge bwawe bwose, ukongera ugakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ayo ni amategeko abiri intumwa cyangwa abantu babajije Yesu, baramubaza ngo itegeko riruta ayandi ni irihe? Ndagira ngo nkubwire ngo iri tegeko, Yesu arababwira ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, ngo kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Impamvu ndakubwira ibi, ndabikubwira nanjye nibwira. Gukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, nuramuka ubikoze ugakundisha Uwiteka umutima wawe n'ubwenge bwawe bwose, ibitekerezo byawe n'umutima wawe bikaba kenshi biri ku Uwiteka, ntabwo uzajya gukora icyaha. Nukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, ntabwo ubwenge bwawe buzatekereza ikintu kibi, cyangwa ngo bugambirire ikintu kibi kuri bagenzi bawe, cyangwa mbese bwitotombe, cyangwa ngo witotombe, cyangwa wivumburire Uwiteka, cyangwa wivumbure, cyangwa wiganyire, cyangwa ugire amaganya, cyangwa nuramuka ukundishije Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, ubwenge bwawe ibyo ukoze byose ukabiha, ugahanga amaso ku Uwiteka, ibitekerezo byawe bikaba ku Uwiteka, imikorere yawe n'imivugire yawe n'imigendere yawe ikaba ku Uwiteka, ukabikundisha Uwiteka umutima wawe n'ubwenge bwawe bwose, ni ukuri Imana izagushyigikira. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uyishingikirijeho wese izamurinda ab'amahoro masa. Ni ukuri Imana izakurinda kandi izabana nawe, kuko uzaba uyishingikirijeho, ibitekerezo byawe, ubwenge bwawe bwose uzaba biri ku Uwiteka. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ugakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, ntago uzagirira nabi mugenzi wawe. Nukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, ntago uzanga mugenzi wawe. Nukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, ntago uzifuza kurya mugenzi wawe yabwiriwe ngo ugire icyo umwima. Ntago uzambara imyenda ngo ugire iyo uhunika mu mavarisi, ngo ugire iyo ndetse wifuza kujugunya muri puberi mugenzi wawe kandi ubona yambaye ubusa. Uzavuga ngo mbese uko ameze kuriya ari njyewe biriho byagenda bite? Ukamukunda nk'uko wikunda, mbese nta kibazo uzagirana nawe, nta n'ikibazo uzigera ugirana n'abantu. Ayo ni amategeko abiri
Yesu ya Kristo yabwiye intumwa cyangwa yabwiye abantu bari bamubajije ngo itegeko riruta ayandi ese ni irihe? Arababwira ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, ngo kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Biragaragara yuko ni nk'ibintu bibiri abantu bashobora kuba batandukanya, ariko ni ibintu bibiri bikuye mu kintu kimwe. Gukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, ngo ni nabwo uzaramira mu gihugu cy'Uwiteka. Bishatse kuba rero nukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, ugakundisha Uwiteka umutima wawe wose, ni ukuri uzasaza neza, nta nubwo uzakenyuka, kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo icyaha ni urupfu. Akenshi iyo usomye muri Bibiliya bitwereka neza ko icyatumye abantu imyaka yabo igabanyuka, cyangwa imyaka yacu igabanyuka, imyaka y'uburame ikagabanyuka, ni ibyaha byakabije kuba byinshi. Ariko niwakundisha Uwiteka ubwenge bwawe bwose n'umutima wawe wose, ugakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, nta mwanzi uzagira, nta n'umuntu ugucira igice uzagira, kuko uzaba ugaragaza urukundo. Birashoboka ko uwo muntu Satani ashobora kumukoramo agakwanga, ariko wibuke Sitefano ubwo bamuteraga amabuye, bakamutera amabuye, we ngo aravuga ngo Mana ntubabareho icyaha ubababarire. Uwo Sitefano ni akarorero, cyangwa atwereka neza ko yari akunze bariya bantu, yari abafitiye urukundo. Aravuga ngo nubwo bakoze ibi ntabwo ari bo, ahubwo ni Satani. Kandi aravuga ati nubwo bakoze ibi, mbese abagirira urukundo. Icyo rero nicyo bikwiriye, ari nayo mpamvu Yesu yabwiye abantu ngo arababwira ngo umuntu nagukubita urushyi rumwe mu musaya umwe, uzahindura akubite mu wundi. Birashoboka ko abantu wenda babyumva muri ubwo buryo, ariko ikintu nyamukuru Yesu yashaka kuvuga yuko umuntu nagukubita urushyi mu musaya umwe, ntabwo ari uguhinda undi musanga ahita akubita mu wundi. Oya, wowe mu mutima wawe uzahite umwereka yuko umubabariye, kandi uhite umubwira yuko nawe atari we, ahubwo ari Satani ibimuteye. Ahubwo uzaboneraho no kumubwiriza ubutumwa kugira ngo abashe guhinduka kandi ahindukire. Ibi bintu rero bibiri, cyangwa iri tegeko riruta ayandi, Kristo yabwiye bariya bari bamubajije ngo mbese itegeko riruta ayandi ni irihe? Yesu arababwira ngo ukundishe mugenzi, ukundishe umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, ngo kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Imana rero dushoboze gukunda bene data nk'uko twikunda, kandi dushoboze gukundisha Uwiteka umutima wacu n'ubwenge bwacu bwose, kuko bijya bibaho umuntu ashobora no kumara amasaha atari yatekereza ku Mana, arangariye mu bindi bintu, umutima we wagiye kure cyane. Icyo gihe ntabwo uzawukundishije Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Ubundi ijambo riravuga ngo aho ubutunzi bw'umuntu buri niho umutima we uhora. Aho rero kuri nyir'ubugingo niho umutima wacu n'ibitekerezo byacu byagombye guhora. Imana rero ibagirire neza, kandi Imana iduhane umugisha twese. Ni ukuri mugire umwaka mushya muhire, kandi uzababere amata n'ubuki. Birashoboka yuko mu myaka itambutse wahuye n'ibibazo byinshi, ariko ni amashimwe akomeye ko uyu mwaka ugiye gutangira bishobora guhinduka, ukinjira mu bisubizo byawe, ukinjira mu cyo Imana yavuganye nawe, ugahagarara ushikamye, ukagubwa neza. Byose birashoboka.
kandi nabwo kuko turi mu isi birashoboka ko hari ibindi bintu ushobora kugenda uhura nabyo, ariko uzahanga amaso ku Uwiteka. Uwiteka azabana nawe kandi azagushyigikira. Nuko rero Imana ibahe umugisha mwese mukomeje gukurikira Agira Neza Yesu TV. Wowe wakoze subscribe, Imana iguha umugisha. Nawe utari wayikora ukaba uduteye inkunga ikomeye, kandi wishimira ibiganiro byacu wakora kuri like, nayo ni iyindi nkunga uzaba uduteye. Nuko rero mugire amahoro, kandi amahoro y'Imana nagumye abane namwe. Turabakunda, kandi imigisha y'Imana izajya iba kuri mwe mu mibereho yanyu muri uyu mwaka mugiye gutangira. Imana izabane namwe, kandi Imana izabagirire neza. Shalom, shalom, shalom. Amahoro y'Imana abane namwe, kandi imbabazi z'Uwiteka zibone iteka ryose.